Abantu benshi ntabwo bazi ko igikakarubamba kigira indabo. Niba wari ubizi ntabwo wari uzi ko zifite akamaro gakomeye cyane. Izi ndabo rero ziratandukanye, hari iz'umutuku nk'izi ngizi bitewe n'uko igikakarubamba ufite kimeze iwawe mu busitani bwawe, hakaba n'iz'umuhondo. Reba ukuntu ziba zimeze gutya, ariko zifite akamaro kamwe nubwo zaba zifite amabara atandukanye. Ikaze mwese mu yindi video. Uyu munsi muri iyi video tugiye kuvuga ku gihingwa benshi bazi ariko bake bazi neza igice cyacyo gifite akamaro gakomeye cyane, indabo z'igikakarubamba cyangwa se indabo za aloe vera. Ese wari uzi ko izi ndabo zifite intungamubiri zitandukanye zifasha umubiri wacu mu buryo butangaje? Uyu munsi turarebera hamwe akamaro kazo, ibizigize, uko wazitegura neza, ingano cyangwa se dosage, igihe cyiza cyo kuzikoresha, ndetse yewe n'abagomba kwitondera cyangwa se n'abagomba kuzirinda kuzikoresha burundu. Reka duhere ku kamaro k'iki kimera cyangwa se akamaro k'indabo z'igikakarubamba. Indabo z'igikakarubamba zifite akamaro kanini mu buzima. Icya mbere, zongera ubudahangarwa bw'umubiri, zifasha umubiri kurwanya indwara zitandukanye. Icya kabiri, zifasha igogora gukora neza, zigabanya kuribwa mu nda, zigafasha igifu gukora neza. Icya gatatu, zisukura umubiri, detox, zikuramo imyanda n'uburozi mu mubiri. Icya kane, zifasha umubiri wawe, zifasha ubuhumekero, zishobora kugabanya inkorora n'ibibazo bya sima. Icya gatanu, zifasha uruhu, zigira uruhare rukomeye mu kurwanya ibiheri no gutuma uruhu rusa neza. None rero tukubwira ibizigize izi ndabo bituma bavuga ko zifite akamaro gakomeye ni ibiki? Izi ndabo zifite akamaro, zifite ibintu byinshi bitandukanye bifasha umubiri. Icya mbere, harimo antioxidant cyangwa se ibisukura umubiri, zirwanya gusaza imburagihe ndetse zikarwanya n'uturemangingo, zikarwanya no gusaza k'uturemangingo tw'umubiri wawe. Icya kabiri, habamo vitamine nka vitamine C, zifasha cyane umubiri, na vitamine A. Icya gatatu, habamo nk'imyunyu nka calcium na magnesium, hakabamo na flavonoide zifasha mu kurwanya indwara, hakabamo na antioxidant. Anti-inflammatory niyo nashaka kukubwira, ntabwo ari antioxidant, nari nabikubwiye mbere. Birwanya ububabare, harimo ibirwanya ububabare cyangwa se ibirwanya uburibwe, nuko bitewe n'uko ubyita wowe. Bifasha kurwanya uburibwe, bigabanya uburibwe bw'umubiri. Ibi byose nibyo bituma indabo za aloe vera cyangwa se indabo z'igikakarubamba zigira akamaro k'intagereranywa ku buzima bw'umuntu. None rero turebere hamwe uko zitegurwa. Dore uburyo bworoshye bwo kuzitegura, uburyo bworoshye bwo kuzikoresha. Uburyo bwa mbere, kunywa icyayi cy'izi ndabo. Fata indabo nshyashya cyangwa se indabo zumye, zikoreshe, zogesha amazi meza, banza uzoze neza, uzishyire mu mazi ashyushye, zireke zimaremo iminota 10 kugeza ku minota 15. Ushobora no kongeramo ubuki igihe ubufite cyangwa se utabufite, si ngombwa. Uburyo bwa kabiri ni ugukamura cyangwa se gukoramo jus. Sukura za ndabo neza, zivange n'amazi make muri blender, zisike neza, nurangiza uyungurure unywe iyo jus yawe. Uburyo bwa gatatu ni ukuzirya nk'imboga. Ziteke nk'imboga zisanzwe, zishobora kongerwa mu masupu, muri jus, mu biryo, ahantu hose hatandukanye ushobora kuziteka ukazirya, cyangwa se ndetse no muri salade. Igice cya kane, dosage, noneho ikigero ntarengwa cyo gukoresha izi ndabo ni ikihe? Turebe, iyo zikoresheje nk'icyayi mu gikombe kimwe, unywa igikombe kimwe ku munsi. Waba wazikoresheje nka jus, ukanywa igice cy'igikombe ku munsi. Ntukarenze urugero kuko bishobora guteza ibibazo byo mu nda. Noneho reka nkubwire igice cya gatanu, igihe cyiza cyo kuzikoresha ni ikihe? Igihe cyiza ni mu gitondo mbere yo kurya cyangwa se nimugoroba ugiye kuryama. Ni byiza kuzikoresha igihe gito, nk'ibyumweru 2 cyangwa se ibyumweru 3, ukaruhuka cyangwa se ugashyiramo pause, ukozongera kuzikoresha nyuma y'ibyo byumweru, nyuma y'ibindi byumweru 3 cyangwa se nyuma y'icyumweru kimwe washyizemo pause.
abatemera kuzikoresha noneho ni bande? Abambere ni abagore bagomba kwitonda cyangwa se kwirinda kuzikoresha. Abambere ni abagore batwite, abakabiri ni abagore bonsa, abagatatu ni abana bato, ni abafite ibibazo bikomeye by'igifu, abagatanu ni abafite imiti ihoraho nk'abagomba kubanza kubaza muganga. Abo bose bagomba kubanza kubaza muganga cyangwa se bakitondera kubikoresha. Voilà, indabo muri make, muri rusange indabo z'igikakarubamba cyangwa se indabo za aloe vera ni ingenzi cyane ku buzima, ariko zigomba gukoreshwa neza kandi mu rugero. Niba iyi video igufashije, ntukibagirwe gukanda like, gusangiza abandi, ndetse no gukurikiza ibyo nakubwiye hano muri iyi video, kugira ngo uzajye ubikoresha nawe bigufashe, ndetse n'abakunzi bawe babikoreshe. Hari abantu benshi cyane bishobora gufasha kandi bikabafasha ku buryo bwiza nk'uko nabikubwiye hano muri iyi video. Abantu benshi rero usanga bafite ibintu byabaramira mu busitani bwabo, ariko ntibamenye uburyo babikoresha. Wowe rero urabimenye, nawe ubyigisha abandi, batangire babikoreshe, dutangire tubyaze izi ndabo, tubyaze umusaruro, aho kugira ngo zihungure. Akenshi usanga tuzifite tukazireba zisa neza mu busitani bwacu, zikageza ubwo zihungura zikarangira rwose tutazikoresheje icyo tugomba kuzikoresha. Nyamara Imana iba yaraduhaye ibintu bidufitiye akamaro, ikabishyira iruhande rwacu, ntitumenye ubwacu kubibyaza umusaruro, kandi yaraduhaye ubwenge bwo kubibyaza umusaruro. Ndizera ko iyi video yagufashije. Niba rero uyikunze, ujya wibuka utwandikire muri comment. Nk'iyi video nayisabwe n'abantu benshi cyane, banyandikira bambwira ati ese ko watubwiye akamaro k'igikakarubamba, indabo zacyo zo nta kamaro zifite, kutatubwira akamaro kazo ngo tujye tuzikoresha. Nk'umukunzi wacu utuye Musanze yananyandikira arambwira ati mfite ibikakarubamba byinshi mu busitani bwanjye, ariko bigira indabo zikihungura, simenye uburyo nazikoresha. Uzambwira uko nazikoresha. Ngubu rero nakubwiye ko na siyanse yabyemeje ko izi ndabo zifite akamaro gakomeye cyane. Ushobora kuzirya muri salade, ushobora kuzirya nk'imboga, ushobora kuziteka, kuzikora mu maji ukora yose. Ushobora no gushyiramo izi ndabo, ntabwo zirura. Ushobora no gushyiramo, iyo ugiye kuzikora muri salade, ukuramo utu tw'imbere dukomeye, utu tw'imbere ureba bene utu tuntu, sinzi niba utureba, turiya tuntu tw'imbere udukuramo ukaturanduramo, ubundi ibindi by'inyuma byose ukabikoresha. Biba byoroshye, ntabwo birushya. Ni naho nshorije video y'uyu munsi. Ngushimira wowe wakoze subscribe, ngushimira wowe twabanye muri iyi video ukaba uyirangije, ngushimira nawe ugiye kuyisharinga kohereza abandi benshi cyane, ngushimira nawe ukunze kunyereka ko turi kumwe buri gihe. Ahasigaye no mu yindi video, Gendana Mupenzi nk'ibisanzwe coach mu mibanire, ubuzima, iterambere n'imibereho myiza. Kurikira inzozi zawe, inzira niye. Bye.